Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ubuntu n'amahoro bya data bibe mu mitima y'abizera data. Amen. Ndagira ngo twigane ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo nibwirire abantu bakijijwe, abantu bazi Kristo, abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abantu bicaje Kristo ku ntebe y'ubutegetsi bw'ubuzima bwabo, nibo ngira ngo twiganirire. Ndashaka kubabwira ngo be strong and be courageous. Be strong, be brave. Mukomere kandi mushikame. Mukomerere mu byo mwize, mukomerere muri Kristo kandi mushikame. Rero nugera mu bihe bikomeye, nugera mu makuba, nugera mu byago, jya wibuka yuko Imana iri iruhande rwawe. Uri umwana w'Imana, Imana iri close, iri iruhande rwawe, iri hafi yawe cyane. Iri hafi yawe cyane. Hari agakoti njya numva nkunda karavuga ngo don't make Christ your last resort but rather your first inclination. Ntukagire Kristo amahitamo ya nyuma, option ya nyuma. Mbese ntukagire Kristo, mbese niba ugeze mu kibazo we gutekereza Kristo bwa nyuma, ahubwo make him your first inclination. Mugire uwa mbere, mutekerezeho bwa mbere, mugire feelings za mbere yuko ujya kwiganyira no kwiheba no kwibaza byinshi. Tekereza kuri Kristo bwa mbere. Hari abaririmbyi bararirimbye ngo aho kubwira Yesu ngo mfite ibibazo, ahubwo bwira ibibazo ngo mfite Yesu. Tekereza kuri icyo kintu. We struggling n'ibibazo ngo nyumuze kwibuka ko Yesu ahari, ahubwo wowe tekereza ko Yesu ahari, we kwirwanirira, wambaze Kristo azakurwanirira. Utekereze kuri Kristo. Make Christ your first inclination. Don't make him your last resort, your last option. We kumugira amahitamo yanyu, mutekerezeho bwa mbere, mugira uwa mbere. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Nahumu igice cya mbere, turareba ku murongo wa 3 tugeze no ku murongo wa 7. Ndagira ngo tuze gutinda kuri 7. Baravuga ngo Uwiteka ntiyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Inzira y'Uwiteka iba mu ishuheri no mu mugaru, kandi ibicu ni nk'umukungu gutumurwa n'ibirenge bye. Acyaha inyanja igakama, agakamya imigezi yose. I Bashani n'i Karumeli hararabye, n'uburabyo bw'i Lebanoni burarabye. Imisozi iratigitira imbere ye, n'udusozi turayenga, kandi isi iterurirwa imbere ye. Ni ukuri isi n'abayituyemo bose. Ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we? Kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Those who trust in him, abo ngabo biringira Kristo, abo ngabo bizeye Kristo, Uwiteka arabazi. Ni mwiza, ni igihome gikingira abo bantu ku munsi w'amakuba, kandi arabazi. Icyo ukwiriye gukora ni iki rero? Wowe ishyire mu masengesho, ikava iyuzuze mu masengesho, wihishe mu masengesho. Imana izakurinda, Imana izagufata, igukomeze. Ikizaba cyose, circumstance yose izabaho, ikibazo cyose kizakubaho, Imana ntizemera ko kikugeraho. Uzaba urinzwe n'Imana. Wowe gusa icyo ukwiriye gukora ni ugushima Imana ko ari nziza, ibindi ukabihereza Imana, ukaguma mu busabane n'Imana, ukabiharira. Cover yourself in prayer. Wowe iyuzuze mu masengesho, bishyire mu masengesho. He will keep you and protect
protect you. Tujye muri Zaburi 46 umurongo wa mbere tugeze nko ku murongo wa 4. Haravuga ngo Zaburi iyi yahimba umutware w'abaririmbyi ni abene Kora, babwirisha inanga ijwi rito n'indirimbo. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ngibyo ibyiringiro dukwiriye kugira abizera Kristo. Dukwiriye kwizera ko Imana ni imbaraga zacu, ni ubuhungiro bwacu. God's our refuge, God's our strength. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhenge, naho amazi yahorera akibirindura, naho imisozi byatigiswa no kwihinduriza kwayo. Imana ni ubuhungiro bwacu, ikaba imbaraga zacu. Ngibyo ibyiringiro dukwiriye kugira abizera Kristo. Tujye mu Migani 18:10. Aravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye. The name of God is a strong tower. Umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Not umunyabyaha, ntabwo ari umunyabyaha awuhungiramo, umukiranutsi. Nababwiye ngo iki cyigisho ndagira ngo niganire n'abantu b'abakiranutsi, abantu bizeye Kristo, abantu babariwe ibyaha byabo, abantu babarwaho gukiranuka kwa Kristo, abantu bahabwa gukiranuka kwa Yesu, babarwaho gukiranuka kwa Yesu. Ngo umukiranutsi ahungira mu izina rya Data, mu izina ry'Imana, mu izina ry'Uwiteka agakomera, kuko ari umunara muremure ukomeye. Yego. Nehemiya 8:10. Aravuga ngo maze arababwira ati nimugende murya inyama z'ibinure, munywe ibiryohereye, mwohereze amafunguro abadafite icyo bahishwa, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu. Kandi ntimugire agahinda, kuko kwishima n'Uwiteka arizo ntege zanyu. Indi ntwaro yo kugira ngo tugume mu buzima bwo kwishima no kwishima n'Uwiteka. Joy of the Lord is our strength. Kwishima n'Uwiteka, kugira ibyishimo kuko dufite Imana, kugira ibyishimo kuko turi mu Mana, nizo ntege zacu. Nibyo bidutera courage, nibyo bitugira abakomeye, nibyo bituma dutsinda imyambi ya Satani. Dukwiriye kubaho twishimiye Imana, twishimiye Uwiteka. Gutegeka kwa 2:36 aravuga ngo kandi ibyo mu mutima wawe n'ibyo mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itarakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Iki cyane cyakomeye cyane. Ngo kandi ibyo mu mutima wawe no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itarakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Ibyo ngibyo byose Imana izabikuraho. Umva ubwo buntu bw'Imana. Wowe wizeye Kristo uracyari mu buntu bw'Imana. Imana iracyagufite. Ibizaza mu mutima wawe bituma umubiri wawe uba nk'utarakebwe, no mu y'urubyaro rwawe, mu bana bawe, abafamiliye bawe, Imana izabikuramo kugira ngo ubone ukubaho. Izabikuramo ukundisha Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Ubwo buntu bw'Imana. Dukomeze. Yesaya 41:10 aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya gukomeza, ni koko nzajya nkutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Harabwirwa umuntu wizeye, wowe wizeye Kristo, witinya kuko Imana iri kumwe nawe, wikwiheba kuko ari Imana yawe, kuko ari so, ni Data, ni so, wikwiheba. Ngo azajya gukomeza, ni kuko azajya gutabara, kandi azajya kuramiza ukuboko kwawe kw'iburyo, ukuboko kwiwe kw'iburyo.
ariko gukiranuka kw'Imana. Wikwiheba, Imana iri kumwe nawe. Witinya, n'Imana yawe, ni so, uri umwana wayo, iragukunda, uri mu rukundo rwayo, uri mu buntu bwayo. Baho mu buzima bunezeza Imana, nicyo cyonyine ukwiriye gukora. Ndagira ngo dusoreze mu Bafilipi 4:6-7, baravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ngiki kintu mwifuriza. Ndagira ngo mwifurize kutagira ikintu na kimwe wiganyira, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ahubwo icyo ushaka cyose gisaba Imana, kimenywe n'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ijya yambika uburabyo, Imana ijya igaburira inyoni zidahinga zitagira zite. Think about this. Bitekerezeho, wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ibyo ushaka byose bimenywe n'Imana, ubisabiye, ubyingingiye, ushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Icyo ari cyo gusabira nanjye nisabira, izina rya Kristo Umwami wacu.